ndabona ibintu hanze byitwa STT abandi bakabyita SST. Ibi bintu ni biki ku buryo na guverineri wa banki nkuru y'igihugu yabyinjiyemo? Guverineri agomba kwinjiramo n'abandi bantu bose b'imari bireba kubera yuko biratwara amafaranga y'abaturage. Ibi se ni biki? Umuntu aragufasha from nowhere nta nubwo azi ibintu by'imari, niba uri muri kukubwira ngo ngwino muri estate, wowe nk'umuntu ari kukomveka ugomba kubaza se wowe ibintu by'imari ubusanzwe urabizi? Ni ukuvuga ngo kuza umuntu akakubwira ngo ngewe ngo nabonye afite RDB certificate, ni ngaho nibatubwire company yigeze ry'abantu idafite RDB certificate. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Turi kumwe na Samuel Rutabingwa. Sam, n'amahoro? Amahoro cyane. Meze neza? Amafufu n'amafaranga biri kugeraho? Amafu yo nta izuba rimeze nabi. Ibindi ni iki? Amafufu urahari, twarahunitse. Yego. Amafaranga ni continuous, urugene umuntu agenda yashaka yabona yatanga. Iri zuba wana ni iryo mu bihe bya nyuma nk'uko ibyahanuwe bimwe bibivuga cyangwa? Sinzi nimba ari ibyahanuwe, ariko Bibiliya ivuga ko nta kintu na kimwe kiriho kitabayeho. Yego. No kuvuga ngo nta gishya kiri munsi. Hari igihe higeze kuba hameze gutya, ntabwo ari ubwa mbere. Hari nabwo hazaga ubutayu bwa Sahara n'ibindi bimenyetso byinshi bitwereka ko higeze habaho izuba rirutira ingiri entre guillemets hatari inganda. Donc kwitwaza ngo ni hatari inganda. Yego, kwitwaza ngo ni imyuka ihumanya ikirere n'inganda, bakayunguruzo k'izuba, ibintu nk'ibyo ngibyo abantu bamwe bakoresha mu rwego rwo guhindura abandi abanebwe. Hakaba hariho na cyangwa se kubarimita mu bushakashatsi. Numva nk'umuntu aje kuvuga ati ni inganda, yego koko birashoboka to some extent, ariko se ni inganda gusa? Kuko turamutse twitaye nko ku nganda, hakaba hari ikindi kintu kibitera aricyo cyazanye nk'ubutayu bwa Sahara, akaba aricyo cyadutse. Ibyo ngibyo ni ukurimita ubushobozi bw'abantu mu gutekereza no kureba koko niki gitera izuba kuza igihe runaka cyangwa ubukonje kuza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko iyo ubwiye umuntu ati ni iki kibitera, nawe akavuga ati yego nibyo, ubundi akwiriye kuba avuga ati yego nibyo, ariko se nta kindi ko tubona icyo cyonyine. Ko tubona isi igeze gushyuha mbere kuruta uko imeze ubu, ubwo byari byatewe iki ko tutari dufite inganda. Bityo rero mugafatanya mwese kugira ngo mubashe kumenya ni iki gishobora gutera ibyo bintu. Rero ubushyuhe bwo buzakomeza no kwiyongera, ngira ngo Guterres yavuze ko ukwezi kwa July kwa karindwi Nyakanga kuzaba hottest ever kurusha ikindi gihe cyose cyabaye. We yabikuye he? Cyangwa ari kuturimita natwe ngo tudashakisha n'ibyegeranyo kugira ngo tudashakisha ukundi kwezi. Tudashakisha ukundi kwezi. Ariko hariho ubushyuhe no mu Rwanda urahari. Ejo nahoze ndeba amashuri barafunze. Ejo kwa gatatu nahoze mbona Kigali twageze kuri 29. Ariko ubwo twebwe turimo turitatsa mu gihe za Brazil ziri muri za 60 na 29 ntabwo tuba duhumeka. Twebwe Kigali ibintu biba byakomeye, ubu ndabari kubira aba 29 haba hashya ginde vuga ati ariko hari ubu turi kuri kangahe? Turi kuri 28.
uri kumva ukuntu hameze ubu ngubu tuba twahiye abandi bibaza ati se hari umuntu wongeye arya irindi tunda muri Edeni byagenze bite abantu batangiye gucreatinga ni iki cyazanye aka kaga Sudani amashuri barafunze yabo mperuka bari kuri 45 za Libya nuko nkuko bimeze ntushobora kwambara ibirenge ibintu biba bikomeye abari mu nzu zitafite uburyo bwo kuzikonjesha ni ibibazo ariko twebwe nko mu Rwanda impamvu bitujena ibi bintu biduhindukiyeho kuko inyubako zacu z'abantu basanzwe tutigeze dutegura uburyo twahangana nabyo bya AC byaba ari ikibazo Sam deka mbere yo kugira ngo tujye mu kiganiro cya none ubanze umbwire ndabona ibintu hanze byitwa STT abandi bakabyita SST ibi bintu ni biki ku buryo na guverineri wa banki nkuru y'igihugu yabyinjiyemo guverineri agomba kwinjiramo n'abandi bantu bose b'imari bireba kubera yuko biratwara amafaranga y'abaturage ibi se ni biki nanjye sindamenya ibyo ari byo gusa nzi ko ntekereza ko ari ibintu bitabaho nyine abantu baricara mu buryo bwinshi bwo gushaka amafaranga umuntu akicara agakora nk'ikintu no kugira ngo uzemere ko kibaho ugomba kubanza kukijyamo nyine ukamenya habari yacyo ugomba kuba ugifiteho amakuru ntabwo ari ukuvuga ko ibintu byose guverinoma itemera biba bitabaho guverinoma ishobora kuba itemera ibintu ariko ari ikibazo cy'igihe ariko hatarajyaho rules and regulations z'uburyo bwo kubikontorora ariko ubundi akaba ari ibintu bisanzwe bibaho igihe kikazagera ikabyemera kuko n'ubundi ntabwo guverinoma yakwemera ikintu kitabaho no mu busanzwe ikintu kigomba kubanza kikabaho cyamara kubaho abantu bakacyandikisha abandikisha amashyaka barabizi ishyaka rirabanza rikabaho rigashaka ibyangombwa hanyuma bakaregisitaringa rigakomeza imirimo ariko ntabwo ribaho umunsi baregisitarinze ahubwo riba ryabayeho mu mategeko icyo gihe habaho rero n'ibintu nk'ibi ngibi ngo ni STT araba bivuga ngo ni security trading technology ibintu nk'ibyo bafite ukuntu bagenda bitewe n'uburyo bwinshi babikora si icyo gusa rero hazaho n'ibindi bintu byinshi ikintu rero guverinoma iba igiye kwinjiramo ni ikintu nyine kiba kiri gukora ku baturage cyangwa se kiri kwihuta cyane ku buryo gishobora kwangiza ubukungu cyangwa se kikabuzamura bitewe n'imikorere yacyo n'uburyo abantu barimo kugikoresha ndimo ndasoma inkuru hano ku gihe.com yanditswe isaa 5:38 zo kuri uyu wa kane tariki 21 z'ukwa gatatu kwa 2024 baragira bati guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda John Rwangombwa yaburiye abayobotse uburyo bwa STT bwizeza ababwinjiyemo gushora amafaranga bakungukirwa hakoreshejwe ikoranabuhanga ababwira ko iki kigo nta hantu cyanditse mu nzego zigenzura serivisi z'imari yavuze yuko ikigo nta hantu cyanditse niho kuvuga ati ahangaha ntimuzatuzane n'uburyo leta nyine ikoresha umutwe w'inkuru uragira uti uzahomba kandi ni wowe wo kubyirengera yego guverineri Rwangombwa yaburiye abayobotse STT urumva abantu bashinze mbere na mbere iyo kompanyi ntabwo sinzi nimba njyewe yangezeho from the starting hari ukuntu umuntu aba yakibonye nk'ikintu yaba akuzi ko uri umuntu ukurikirana akakubaza ati si ikintu ni igiki waba wari ubwa mbere ukibonye nawe ukahita ugikoreraho amakuru ukamubwira nk'uko guverineri yamubwiye ati nyabuneka uramenye iki kintu wigikora cyangwa se iki kintu gikore umaze kubona uburyo kimeze beta rero ubwo nanjye abangezeho mbere bari kumbaza mbese ibi bintu tubijoininge birakora urabizi sinigeze mbasha kubaprovinga ngo mbone koko ari ibintu wajyanamo abantu bawe babwira uti nimuze mukore business rero no kuvuga ngo kuba guverineri mbere na mbere yaki breminze ni ikintu cya boostinze cyageze ku bantu benshi bashoboka aho ngaho rero iyo buri abaturage kuntu bameze ni abana b'igihugu umuturage iyo arize mu rugo ni nko umuhungu wawe yarira hariya mu rugo uhita uvuga ati ariko karabaye kambayeho iyo barize ari benshi rero ni umuborogo w'igihugu ububaye ni ukuvuga ngo bagomba gutanga umuburo
cyane cyane mu gihe batari bagira gute, batari bagenzura ibyo bintu, barebe ninde wakizanye, yakizanye agamije iki, cyangwa se umuntu nawe wakizanye nawe yagakwiye kuba yaratangiye processes zo kureba leta ngo aregistaring. Kuko abaturage bahombye, ubundi leta ibigomba kwishyura icyo kiguzi mu buryo buri direct cyangwa indirect. Ibyo ngibyo nibyo bita igihugu, my friend. Yego. So rero STT STT ngo yitwa Super Free to Trade. Urabona barabahaye ikiganiro kuri imwe muri televiziyo zikorerwa hano mu gihugu, urabona hariho uyu musore wambaye n'umupira byanditseho ngo STT. Noneho iki kiganiro gifite umutwe uvuga ngo ibaze nk'abantu bakivuga ko STT ari scam. Hariho ibintu ngewe nshobora gutekereza nkavuga ngo bano bantu either ni abasikama cyangwa se si abasikama. Iyo umuntu ataraguskaminga batarabumusikamu ni nk'urukiko rusanzwe. Nimba umuntu utaramuhamya ibyaha kandi akaba akiri no kubihakana, uwo muntu ni umwere paka igihe ibimenyetso bigaragariye bikamuhamya. Ntago wakwitora mu gitondo cya kare ngo uvuge ngo umuntu ni umusikama. Ni nayo mpamvu mu itangazo rwa ngombwa yavuze atigeze avuga ngo yababwiye ko gusa ko bitari registre ku nyungu haramutse habayeho guhomba wahomba nkawe. Ntago waza kuvuga ngo guverinoma hari ikintu izagufasha. Ko iki ntabwo ari ikigo cy'imari cyanditse. Ntabwo ari ikigo cy'imari cyanditse cyemewe n'amategeko y'u Rwanda. Icyo cyo abantu bagomba guhita bakimenya direct. Ikindi gikurikiyeho rero, abantu barimo ariko urumva yasabye abanyarwanda kuyirinda. Bagomba kuyirinda. Ndetse n'ibindi bigo byose bikora nkayo bakabyirinda. Yego. Ni guverineri wabivuze. Yego. Bagomba kubyirinda. Hanyuma abashakashatsi buriya reka nkubwire, ibintu byinshi bibaho kubera gushaka cyangwa gukubagana. Hari ibintu twita iyo nkadutse nk'ikintu bita Dore, do your own research. Iyo ikintu kije ukabona ntabwo gifiteho amakuru ahagije, barakubwira ngo do your own research kugira ngo ube convict. Rwangombwa yavuze ko iyi sosiyete yanditswe muri RDB. Oya. Rwangombwa yakomeje kuri kimwe mu bibazo abantu bagarukaho, ari uko SST ari sosiyete yanditswe mu rwego rw'igihugu rw'iterambere, gusa ko kuba yanditse bitavuze ko ifite gutanga serivisi itanga. Ati buri gihe tuvuze kuri ibi bintu abantu baravuga ngo ariko banditse muri RDB. Ariko reka mbabwire abaturage ko buri muntu wese ushaka gutanga serivisi ifite aho ihuriye n'imari ahabwa uruhushya na beneri cyangwa n'ikigo kigenzura isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda. Kubona uruhushya rwa RDB baragenda gusa bakiyandikisha nk'ikigo cy'ubucuruzi, ariko iyo ifite aho ihuriye na serivisi z'imari uhabwa uruhushya na beneri cyangwa n'ikigo kigenzura isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda. Niba abo bantu badafite uruhushya rutangwa na rumwe muri izo nzego, sigaho bishoramo amafaranga. Komeza. Nibyo nijyanye nanjye kuvuga. Yego. Ni ukuvuga ngo kuza umuntu akakubwira ngo ngiye ngo nabonye afite RDB certificate. Ni ngaho nibatubwire company yigeze irya abantu idafite RDB certificate. Hari se zose zabaga zihari, izitwaga za supermarketing, piramide. Izo piramide z'uburyo bwinshi ziza, nta muntu n'umwe wahangara guskaminga umunyarwanda w'iki gihe ucanye ku maso. Agomba kubaza izo mpapuro z'ingenzi mbere na mbere. Ariko kandi nta nubwo ari impamvu zo kuvuga ngo company iranditse cyangwa ntiyanditse. Naho yaba ari company y'ikigo cy'imari, kugira ngo abanyarwanda babimenye neza. Kuba company ari ikigo cy'imari yaranahawe n'uburenganzira na leta n'izo za beneri n'ibindi, ntabwo babisobanuye yuko itazahomba. Ibyo bintu bagomba kubanza bakabimenya kuri business yose ugiye gukora. Kuvuga ngo umuntu umusikama, tuvuge nubwo Rwangombwa yavuga ati iyi company ifite ibyangombwa. Ibyo bintu kuba ufite ibyangombwa hano mu Rwanda ntabwo babisobanuye ko udashobora guhomba. Kandi iyo uhombye n'ubundi uhombye abantu. Niyo mpamvu buri gihe cyose umuntu nimba ashaka gukora business y'ibigendanye n'imari, agomba mbere na mbere kubanza gufata amasomo y'ibyo bintu cyangwa agashaka ababroka, abandi bantu babizi bakamufasha. Kuko imari uko ugenda urushaho kubimenya ni kugenda ugira urwunguko rurushijeho. Wagira ubwenge bukeya bigahwana n'amafaranga make ushobora kunguka ukurikije ubwenge bwawe. So rero muri rusange twamaze kubwira abanyarwanda, niyo turi kuvuga nko ku kintu nk'iki ngiki abantu bakigiraho tension, hari igihe baba baragishinze ari nabyo bashakaga. So nimba iyo estate cyangwa se n'izindi pyramid scheme zihari ziba zikora ziriho, kuba ikora ni kimwe, ariko ntabwo bisobanuye ko itahomba. Kuko n'amabanki tuzi akomeye turayazi atakibaho kandi byavuye ku guhomba biri registered.
umuntu wese ugiye gukora ikintu cy'imari akwiriye mbere na mbere kubanza gukora ubushakashatsi bwe kuri icyo kintu, akareba n'abamurusha n'aba expert bakamufasha kugira, kuko ahantu umuntu ashora amafaranga si ahantu habonetse hose. Kuba rero yaba ari scam cyangwa atari scam, njyewe si cyo nagenderera kuvuga, kuko ibintu byose hari ibintu byari scam bitakiri scam, hari ibintu byatangiye abantu urumva nk'uwo muvandimwe wagiye ku kinyamakuru tutamenshweninze akavuga ati biratangaje kubona umuntu yavuga ko ikintu ari scam kandi atari cyo. Ibyo ngibyo nta kintu bisobanuye, ahubwo cyunguye bande, icyo ni icya mbere, gifite uruhe ruhare mu bukungu bw'igihugu. Ikiza rero cyangwa ikibi kizi business zitazamamara, akenshi percentage nini ibishobora kuba yaba ari scam. Yego nibyo koko business yose ishingiye ku kubona abakiriya, kandi abakiriya ku kwamamaza. Hanyuma rero abakiriya nabo bagomba kumenya ko iyo business igomba, urumva nta business n'imwe ishobora kubaho ifite experience iza ku munsi wa mbere, ariko umuntu yishinze niyo muntu wa mbere ugomba kuzanamo abantu. Sinzi nimba uri kubyumva. Yego. Ni ukuvuga ngo wowe nimba tukuzi nka kari nijabo, mbere na mbere umuntu wa mbere waguhaye akazi agomba kumenya yuko ufite ubumenyi uvanye mu ishuri, kuvuye kwiga itangazamakuru, akaza akakwizera akagwa platform, hanyuma ubwo bumenyi bwawe ukabwa expose aho ngaho, bakabata ko wa muntu arabizi ibyo arimo gukora. Icyo gihe nimba ugiye gukora ikinyamakuru cyawe, abantu mu mutwe yabo hazazamo kari nijabo, bitume byoroha kugukurikira kuko hari ahandi hantu bakuzi. Icyo ni kimwe. Niyo ugiye gushinga business rero nuko mbere na mbere ugomba kuba uri umunyemari, kugira ngo bibuze ubone n'umukiriya umwe wakwizera. Ugomba kuba uri akuzi nk'umunyemari wowe ku giti cyawe, ukabasha kumukomveka akazamo. Nari ngiye gutanga urugero rwa umugabo umwe wahoze muri sosiyete imwe y'ubwishingizi, uramuzi nawe, aza kuyivamo ashingiye, abantu bamwe ubwo uwo tuvuze baramuzi, byaroroshye ko bari basanzwe bamuzi muri ya yindi, bagomba guhita bamukurikiye. Yego. Urumva hari ikintu abantu bagomba kugenderaho. None umuntu aragufasha from nowhere, nta nubwo azi ibintu by'imari, niba uri muri kukubwira ngo ngwino muri estate, wowe nk'umuntu ari kukomveka ugomba kubaza se wowe ibintu by'imari ubusanzwe urabizi. Tuvuga urugero ari nka rwangombwa kuri ruhande kubwira ngo ngwino muri estate, ugomba kugenda utazuyaje, kubera ko uzi impamya bumenyi bye, uzi utuzi yakoze, yakoreye service yahaye leta n'ibindi bigo by'imari yasavinze. Icyo gihe uwo muntu urumva ko bimworohera kugira ngo abe yabona uwo muntu. So ahubwo ikibazo kiba gihari, wowe nka Rashidi cyangwa wowe nka Karinija uraje urambwira ngo nareba nkasanga ubusanzwe uri umunyamakuru, urimo uranzana mu bintu by'imari, ngomba kubaza gukweshyona icyo kintu cyawe nkakora research, kuko ibintu mbwiye nawe ntabwo ubizi cyangwa se nta makuru wakuye ahandi. Ngomba rero kugera ku muntu nyirizina uzi ibintu by'imari, akampa amakuru details z'ibyo bintu, nkamugenzura nkabona ko koko ibintu yaba ari kumbwira ko byaba ari ukuri, byaba bifite aho bihuriye n'iyo business arimo ashora, arimo ashaka kunjyanamo. Sam, aba bantu ko bamwe barimo baravugira hanze ku mbuga nkoranyambaga, kuri Twitter nabonye babijyamo impaka, abandi ndababona ku binyamakuru bitandukanye barimo babijyamo impaka, baravuga bati iyo estate itunze abantu benshi, mureke kuyisebya, mureke. N'ubu ngubu ndatekereza muri commentaire hari abantu bari buze hano kuri Primo bakavuga bati murimo murasebya iyo company, ngira ngo nawe wagiye ubibona. Ubundi ibi bintu ko watubwiye biti birashoboka ko na banke yahomba, ibi bintu bivuga ngo zana undi ngo nawe jyamo kuri banke, ko ntawe bagutuma ngo zana undi ngo nawe ajyemo tuguyeho pourcentage, uraza kubihuza ute no kuvuga ngo ikigo cy'imari cyari cyo cyose cyahomba? Ntabwo ngenda ndashaka kubanza guhagarara kuri side ya bano bantu. Ntabwo babikora na banke izana undi. Iyo gahunda ya referral yo kurifaringaho nta hantu itaba as long as washe. Iyo business yawe ishingiwe abantu, abantu bagomba kuzamo kugira ngo ibeho. Na banke rero zibicisha mu zindi nzira zitari izana undi, wenda tuge bonus, bakamamaza, urumva, bagaha abantu tuzi nk'aba fame, bakabatanga mu publicité, buriya nibo baba bakubwira ngo zana undi, nabo baba bazana undi. Wenda ibi ngibi nuko biba byubakiye muri programming, hari ibintu bya multi level, zana umuntu, uwo muntu uzanye nawe azana undi gutyo. Aho ngaho rero bitangira kuba ikibazo. Iyo
ubwo buryo buhuye n'ubwo abantu baririwemo mbere. Nimba umuntu akubwira ngo nuza n'umuntu nibwo uzarushaho kunguka n'uwo umuntu yazana undi, ibyo ngibyo ku ruhande rumwe nibyo birashoboka. ko hari ingero se z'abagiye bahomba gutyo baragiye bazana abandi. Nuko production, nuko izo company ziba zitagira production. Nimba bakubwira ngo ni company ya trading, so mbere yuko wowe ujyana amafaranga yawe kugira ngo bayagutradingire, ugomba kubaza uwo muntu wakujyanye, uzi bya trading, warabigenzuye? Akubwira ati yego narabigenzuye. Byungukira hehe, bihombera hehe? Ese ndamutse mpombye, uwo rwiyemezamirimo hari amafaranga yateganyije azishyura abahombye? Kuko na banki zose niko zimera. Hari amafaranga ya collateral ujyana muri beneri uvuga ati ndamutse mpombye abakiriya rwose twabahereza impuzamarira. Ikibazo cy'izi company inyinshi ziza zitarateganyije icyo kintu. None n'abazijyamo nabo bakirengagiza ko babibaza, bakareba ku nyungu ariko ntibarebe se turamutse duhombye ninde wadusubiza. So kuvuga ko izo company zagira ibyo zicuruza, n'abazishinga nabo bimenye, bashyira imbaraga kuri icyo kintu. Nimba ushinze company ugomba kuba mbere na mbere uri umuhanga mu by'icyo kintu ugiye gukora. Nimba ari estate ugomba kuba uri umuhanga mu by'imari, mu biryo bintu bya trading. Umukiriya wa mbere ukwizeye ukamuha amakuru n'uwazazana akaza akakugeraho, ndetse ugomba no gukoresha abantu bawe b'abahanga mu by'imari babasha gusobanurira abakiriya bawe ushaka ku approaching, ukabibabwira. Ndetse ubwo nimba umukiriya afite n'impungenge z'ukuntu yahomba, ukabanza kubimusobanurira ati nyaboneka trading ihomba gutya, iyi company yacu twebwe dukora ihomba gutya, ariko wowe ntugire ikibazo nk'umukiriya, hari fund yagenwe ishobora kuri fundinga igihe waba uhombye, umukiriya akajyamo ari safe. So ni ukuvuga ngo rero iyo company ku ruhande rumwe ntabwo umuntu yakubwira ngo ikintu cyamutunze wowe uvuge ko utamutunze kandi atari wowe wamutunze, wabishobora se? Ahubwo wowe uramubwira ati none ngwino mpamo ayo makuru yawe nimba koko ari ay'ukuri. Hanyuma uwo muburo uba watanzwe ntandi urivugira agasoza ubusa. Dufite company zagiye ziza nk'izo zigahomba, hariyo bitaga supermarket leta yafunze, abari bayirimo bazi ko bahombejwe na leta kuko leta yagize akavuga ati koko ntibahagarike. Ariko n'ubundi leta itayihagarika kuko nta produit bagiraga, byari kuzendinga up, habuze abantu binjiramo abandi bagahomba. Umuntu rero wafashe amafaranga mbere aravuga ngo asingije iyo company, nawe wavuga ati yanyishyuriye ishuri wowe kaza uvuga amafuti. Voilà, ni nabyo abantu bari kuvuga. Hari nk'ikiganiro cyatambutse kuri mwe mu radio akorera hano mu Rwanda mu gitondo, umuntu yaje ati mwabuze ibyo muvuga. Ibaze ko hari umushomari uri gufasha abantu kugabanya ubushomeri, mwarangiza mukirirwa mwibaza ku bantu bahindurira abandi ubuzima, ntimukirirwe mugambanira abandi. STT ikora neza. Yego, urumva uwo ashobora kuba ari uwashinze iyo STT, ashobora kuba ari umugabo baguze kugira ngo atemuanyaje, kandi ndikureba comment hari n'undi waza gute STT ibaye akawa mukobwa umwe utukisha bose. Oya, comment izo nta kintu zisobanuye. Either twebwe icyo turi kureba niyo nimba umuntu akubwiye ngo nariye kari nijabo yariye nyine. So ahubwo wowe ashaka kuzanamo ahantu ngirira impungenge mu busanzwe utega abanyarwanda cyangwa se abanyafurika muri rusange. Ni gake cyane umuntu yabona aho bweze akakurabura. Wenda tujye tugendana na business na kiritire y'umuntu, ako kantu abantu bakanote. Ubusanzwe iyo umuntu afite ahantu akura ibiceri kugira ngo azakurabure, ugomba kuba uri inshuti ye yayindi y'imbere, ari nka mama wawe cyangwa undi muvandimwe uvuga ati uyu muvandimwe ntagakene ba. Icyo kintu abantu bagomba kumenya mbere yo kujoina ibintu by'amatrading. Uwo muntu nimba ari wakubwiye icyo kintu rwose wagwiriye kumwumva, ukareba n'ubumenyi agifiteho akagufasha no gushakisha n'igishoro igihe ntacyo ufite. Ariko nimba ari umuntu ugambiriye kukuzana kugira ngo wabone ko yunguka, ugomba kuba umutwe wawe ufite ubushobozi bwo kwanaliza izo data. None umbonye mu muhanda uravuze ati ngwino nkubwire iyo company, ese ko aho wakuye amafaranga w'ubushize kuki utigeze umbwira? Nuko wari uzi yuko ugomba kuyabona ukayarya wenyine kandi nta kibazo. Ariko nimba iyo estate yakunguka cyangwa se n'izindi companies zishobora kunguka, nkuko uryumaho ugaceceka igihe wabonye aho usarura, igihe rero uje kubimbwira utarambwiye aho wasaruye mbere, ntabwo ayo makuru nayafata ako kanya ntabanje kugenzura. Either wagize umutima mwiza wo kundabura, nabyo sinabikerensa, ariko ngomba kumenya nti koko se bino bintu bigenda bite.
ngiye kugeza ubu ntabwo nzi icyo ikora ariko ndimo ndabona yabaye virusi hirya no hino. Hari n'uwavuze ngo ikorera ku isi hose ntabwo ari mu Rwanda gusa. Hari amakuru bifiteho? Njyewe hariyo nzi ya ikorera Dubai, iyo bayita Silicon Technology what. Icyo kuba ikintu cyaba gikorera ku isi yose, reka duhe nk'abantu nk'urugero. Hari ibintu bikorera ku isi yose biri ilegal kandi bikaba bikora, bikaba ari n'iby'ukuri, cyangwa se bikaba biri legal mu gihugu kimwe ahandi biri legal. Yego. Reka tuvuge nk'abantu bakora forex trading. Ubwo ni urugero rwa mbere. Forex trading mu Rwanda ntabwo iraba legal, nubwo hari procedure zo kwifixinga soon. Uri kumva? Forex trading ubushize wagikomojeho. Forex trading ni uburyo bwo kuvunja amafaranga ukoresheje online system, utagiye kuri za banki ndetse cyangwa kuri izi gishe za forex bureau. Ukaba ushaka kubona nk'amadolari aguze amafaranga make ukayagura, ukaza kongera kuyagurisha igihe azamutse, iyo volatility akaba ari wungukira. Forex trading mu Rwanda ntabwo bakubwira ngo hari ahantu bayikora mu buryo bwemewe n'amategeko, nubwo uyikoze ntawe ugufunga. Ariko hari ibihugu bimwe iri legal abantu bavunjisha bakanasora, ariko nko mu Rwanda babikora sinzi aho basorera hariho. Ariko ni business ikora kuko kandi ikorera ku isi yose. Ariko bihugu bimwe byabashije kuyigira legal, iyindi iracyari legal, ntago barabiganiraho. Crypto trading the same, nayo ni business ikora ku isi yose, ariko muri leta zimwe na zimwe ntabwo iri legal. Ndetse leta zibiye kwa handi uvuga ngo najyana ama cryptocurrency nkishura nk'imisoro, keretse n'ahantu nyine hatari hose. Nka El Salvador wajyana ama bitcoin yawe, ama ethereum ukishyura ukanahaha muri supermarket, nta kibazo kiba gihari. Hari muri Amerika y'Epfo hari n'uzi, sibyo? Iyo leta iranasoresha gutyo mu buryo wishuramo. Ibigo bikomeye nka za Alibaba n'iki ushobora kwishyura gutyo, ariko ntabwo biregistre mu Bushinwa, ntabwo byemewe, ntabwo biri legal. Kujya Dubai ukarangura ibintu uragenda muri cryptocurrency, ariko ubwayo Emirates ntabwo ari ibintu byemewe. Canada uragenda kuri station ukishyura cryptocurrency zawe bakaguhereza amavuta, ariko ntabwo biri legal, ntabwo ari ibintu nyine usanga mu mategeko yabo asanzwe. Izo ni business ziriyo zikora, zinunguka, zitunze abantu, ariko zitari registre mu bitabo bya leta zikoreramo. Reka tuvuge kuri iyi estate yacu, tuyifate gute? Iyi estate abaturage nanjye ndabaha warning. Ntabwo ikintu umuntu agusaba kujyamo ashimikiriye ukwiriye kukijyamo, kuko ayo mafaranga akazi arimo gukora nako gukomveka kugira ngo uzane ayo mafaranga yahembwe. Aho ngaho urumva arashimikira, akagura bando akajya mu bitangazamakuru, abaye atariyo abifitemo inyungu, yabikora wenyine akakwihorera, ukajya ubona yarakize, ukabaririza se bigenda bite. So kubera ko kantu abantu bakwiriye kugenda gakeya kuri estate. Nimba ari umuntu ukubwira ati estate ikora gutya, wowe banza wigire umuntu urebe ubushobozi afite n'ubushishozi koko nimba yabasha kumenya ikintu nk'iki ngiki, sibyo? Kugira ngo wenda umenye ko umuntu afite impano yo gukina umupira, either ukujyana umuscout cyangwa se umulegendary w'ibyo gukina umupira, ukavuga ati iyo akonfirmye ati umuntu yaba umukinnyi, nkuko tuzi ba Arsene Wenger agera akavuga ati ariko uyu yaba umukinnyi, ako kanya tukazamubona ari icyamamare, sibyo? Nimba n'umuntu ari umuhanga mu by'imari akabiri kubwira iby'imari, arakubwira ibyazi. So genzura gusa reka afite ubwo bumenyi bwa nyabwo, hanyuma ujoininge ubona amafaranga nawe aguhugure kuri estate. Ubu ngubu ubwo abo bireba nabo bashiramo agatege, barajisteringa company yabo, bakomeza baprovinga abantu koko kari byo. Ariko abanyarwanda turababurira kandi dukomeje, bareke gushora amafaranga buhumyi batabanje kubaza abantu bafite babahanga muri ibyo bintu bagiye gukora. Ngiye ibi bintu ntago mbizi pe. Aba bantu bakora iki?
njyewe nzi ko bakora ibintu bya trading wabimbwiye yambwiraga ko ndibuze kumuhereza urumva bakubwira amafaranga ariko ubundi ari ama cryptocurrency bagura akaba ari yishira muri wallet yawe hanyuma ukagenda ukazana undi kuguha percentage njyewe nayifashe nka trading platform kurikije n'indi narinzi yari imeze ko so wenda bashobora kuba bafite ikindi kintu bitwikiriye n'iki tutamenya ntabwo umuntu amenya ngo akora iki umuntu ashobora gupresenta ngira ngo akora ibi kandi atari byo akora umuhungu baherutse gufunga umuntu agashinga ibiro akaka ibyangombwa byo korora inkoko akakimanika yarakora RDB mu gitondo agahita afungura ikintu nka estate cyangwa nk'igi supermarket wajya winjiramo ukatureba ikirango cy'igihugu cyangwa cya RDB companies registered nawe ukavuga ngo ubu ndagiye kandi leta yazamufata yajya kuburanisha bakakubwira bati ibyo yasabye gukora si byo akora ukabimenyera mu rubanza kandi wagombye kuba warabimenye mbere igihe winjiraga muri iyo nzu ukamusaba ibyangombwa ukamusaba qualification ziziwe ukareba ko akwiriye kuba akora ibyo bintu koko so kuri abantu batagwa mu mutego nk'uwo baguyemo mbere nibagende bakora ubushakashatsi their own research ubushakashatsi bwa mbere ukora nubwo umuntu ukubwiye ibyo bintu usubundi we ari qualified ku buryo yamenye iby'ibigo by'imari hanyuma nawe ukore your own research ndunga mu gihe rwangombwa rero ngo kuvuga ngo muzahomba guhomba ni part y'urwunguko guhomba ni kimwe mu bice bigize kunguka yego ni ukuvuga ngo nuramuka ushoye mu bintu bya mbere ushobora kunguka harimo guhomba umuntu yunguka ikintu yari afite sinzi abantu nimba bakizi iyo wungutse iyo ubonye ikintu utari ufite uba wungutse ntiwari ufite igihombo muri business yawe none ubonye igihombo ubwo nawe uracyungutse cyangwa se wungutse amafaranga aruta ayo wari washoye ubwo nabwo ubwo n'ubwunguko kuri business rero umuntu agiye gukora agomba kuba afite expectation y'ibyo bintu bibiri kunguka igihombo cyangwa kunguka inyungu rero bagomba kuba aware ku bintu byose yuko ibyo bintu igihe cyose uzashora amafaranga yawe ubugamije kubona nde ariko kandi abanyarwanda nabo ntabwo bakwiriye gutinya kubiba wese ufite amafaranga njyewe naseka nubwo umuntu yahombye bimubabaza ariko niyo yungutse arishima ntago wagumana imbuto uvuge ngo ndayirya kugira ubundi abahereza bari bushire so better ugomba ku gihe looking for nk'abantu bahombiye muri ibi bintu ndabakongratulatinga n'abantu b'abagabo cyane kubona umuntu ubasha gusohora ikiro cy'ibishyimbo yari afite yaragiye kurya akavuga ati sinkirya uyu munsi nzarira ngica njye kubiba so uwo muntu aba afite spirit yo kuba yabona amafaranga at any time yabona ikintu kurusha uwayigundirizaho so n'abahombye bahombejwe n'ibindi twavuga ati mwihangane ni ukuri mufite spirit yo gukora yo kunguka uretse wenda ko yavuga ngo yahombejwe n'ibyo buri gihe abantu bose tuzi bahombye nuko babanje kuba abashoramari ntushobora guhomba nyine utabaye umushoramari so bakomeze bakore research kuri ibyo bintu batera imbere amafaranga bafite mu mabanki yabo bayakuremo uretse niyo sete niyanga bakomeze bashakishe izindi job opportunities izindi opportunities ziri ku isoko especially ku by'ikoranabuhanga impamvu nabwira abantu ku ikoranabuhanga birasa nkaho hariho isi irimo kwerekeza so babikanurire kwa niyo field uyu munsi ushobora kwinjiramo ukavuga ngo ninjiye mu b'imbere ibyo bintu by'ikoranabuhanga biba biri i Kigali ahantu hari internet hari imiriro hari ibiki ahandi naho bizahaza mu gihe runaka mu gihe gikwiriye n'ikigera so na ahantu rero bakwiriye kujyamo abantu bagiye babona bagiye bashinga ibitangazamakuru kuri za YouTube abandi bagisinziriye kugeza ubwo mu Rwanda iyo tubonye umuntu agize miliyoni y'abasubscribers tuvuga ngo ni byiza yego ni byiza ariko hari abafite miliyoni 10-50 mu bindi bihugu byabashije ku experiencinga iryo koranabuhanga mbere so ni byiza nanone kudatera ishoti ikintu cyose kije ahubwo abantu nibagana ishuri bige ubumenyi bafata ubumenyi bw'ibanze ku bintu runaka bagomba gukora hanyuma kuba umuyobozi w'urwego rw'imari mu gihugu nka Beneri yavuga ati ibi bintu mubyitondere usanga baratse icyangombwa cya RDB ariko atari byo bakora yego tukaba dufite inzego zishinzwe ibahirizwa ry'amategeko mu Rwanda aba bantu bakaba bakiri mu abaturage turimo tubaganiraho gutya ibi bisobanuye iki muri circulation y'amafaranga mu bukungu bwacu
hari inzego zakabaye ziverifiya niba ngewe Karinija wa STT naratse icyangombwa cyo gukora itangazamakuru nkaba ndi mu bigo by'imari. Yaba iki kigo gifite seritifika ya BNR cyangwa CMI cya kigo cy'imari n'imigabane tuba tubibona. None kuki kigikora kandi barimo bavuga bati ntabwo wenda ibyo bakora ari byo bakabaye bakora. Urumva nka rwangombwa ndabanza mvuge ku ijwi rye mbere na mbere yakeburaga abo yakumeshuninze ko bagomba gushaka ibyangombwa nimba batabifite bihura na business barimo gukora. Ikindi akongera agakebura abaturage ko bagomba kuba maso kugira ngo bamenye business bagiye gukoramo. Ikindi bino bintu zino platforms abantu bazikoresha mu rwego rw'iyezandonyo, abantu bamenye niyo mpamvu ziba nyinshi, akaba ariyo mpamvu leta iba igomba guhaguruka kuko biri mu bintu biteza byongera circulation y'amafaranga, biteza ama information. Abantu bazi bino bintu by'iyezandonyo, nimba umuntu yaguhaye nka miliyoni 100 utasobanura ko zavuye mu kazi wakoze, urumva ahantu hambere ho kujya kuzihisha ni mu mashoramari nk'ayo ngayo atazwi. Abadashoboye ibyo babijyana muri casino, abandi muri betting, abandi everywhere. Ariko ayo mafaranga bari kugenda arushaho kugwira mu baturage, ibintu bibyara information igihe cyose abantu bari gushaka uburyo bwo kubona amafaranga ariko batari kubona production. Tuzakomeza kubona ibintu bihenda. Kubera yuko niba umuntu akubwira ngo ngewe nashoye muri company X iyo kuri trading runaka ubunungutse 200,000 just mu munsi umwe cyangwa mu isaha nkabonye miliyoni, niyo mujya ku isoko kugura umuceri ukaba uhari azavuga ati ni mu mpiyo mifuka yose wowe utahira aho. So niyo mpamvu leta akenshi ibigomba guhaguruka aho ngaho ikavuga ariko ibyo bintu by'imari abantu kubona amafaranga ni byiza, ariko se bayabonye bayakoresha iki? Bafite ikintu bayakoresha. Neze nitubona amafaranga kandi imiceri bayihagaritse itari kuza mu gihugu, hari umuntu wigeze ugira inzara ku buryo yabasha guhekenya inote 5,000 akayimira. So leta rero ibirimo no kugenda ibalance ibyo bintu. Amafaranga abaturage bari kubona bayakoresha iki? Yagira agaciro. So bakagenda rero business ngizo bagenda bashiraho za limitation. Sam, hari ikindi kintu wabwira abantu kubijyanye n'ibi bintu by'urwunguko. Hari umuntu umwe twigeze tubiganiraho, nge ntabwo ndi umuntu bizobereye cyane akomeje kwisegura. Hari umuntu umwe twabiganiraho arambwira ngo igihe cyose ushaka kunguka ibintu bitavuye mu mbaraga zawe, akenshi urisika guhomba. Iyo ushaka nyine kubona iby'ubusa bije gukira vuba, kunguka menshi mu buryo nk'ubu. Urumva uwo muntu ukuntu ameze afite somehow logic bigendanye nuko ndabivuga gute. Donc wowe wavuga guti imbuto nkagenda ngahinga nkayibiba, ngahinga ngakora kugira ngo nzabone umusaruro. None ndimo ndafata imbuto nkajugunya simbibe, simbagare, singe gusarura. Reka nguhe nk'urugero. Byanditswe ko nkurikije uko byagiye, uko abantu bagiye babyiga ikintu cyatumye abantu bumva ko bagomba gukoresha imbaraga kugira ngo babone amafaranga. Ngo uzarya imbuto yawe wishyushya kuya. Muri Geneze mu itangiriro Imana ikimara kurema, bivuze gutyo kuko nzi ko abantu benshi babyize mu nsengero. Yego. Umuntu amaze gukora gucumura Imana ikamwirukana mu ngo bya Edeni. Ngo uzarya wishyushya kuya. Right? Ibyo bintu rero byagiye bijya mu bantu ku buryo iyo bagira umubabaro, iyo yishyushya kuya aribwo amenya ko abonye mbonye ikintu nari nkwiriye kwa. Niko byari bimeze nyine. Uzaniye ubutaka kuvumwa, tuzabiganiraho mu kindi kiganiro. Ibihano Imana yahaye umuntu ko ibyo rero twarabyigishijwe. Ariko dufite indi version uko niko bimeze. Ariko kandi Bibiliya deshyira mu gitabo kimwe muri Geneze barongera bakabikubwira mu Bakorinto, aho Paul abwira abantu akabwira ati Kristo nimba umuntu umwe yarabashije gupfa, nimba umuntu umwe yarakoze icyaha akabasha kokoza abantu bose urupfu, na biriya byago twabonye uko nguko ni nako Kristo nawe yabashije gukora icyo gukiranuka agapfira abantu bose, noneho akabokoza ubugingo. Nimba byarakunze ko Adamu yokoza abantu bose urupfu,
kubera icyaha yakoze. Ubwo byaranakunze ko Kristo noneho yokoza abantu bose ubugingo. Ubwo wenda nko kuri icyo ngicyo kuvuga ngo uzajya wisha kuya, ntabwo ariko byagakwiye kuba bimeze mu isezerano ry'Umwami Yesu. Njyewe niko mbitekereza nkurikije Bibiliya. So rero umuntu kukubwira ngo akoresha imbaraga nyinshi kugira ngo abone ibintu, nawe nuko atekereza imbaraga nk'imbaraga z'amaboko. Hari abakoresha imbaraga z'ubwonko, nazo ni imbaraga. Ariko umuntu umubwiye ngo njyewe nkenera isukari nyinshi n'amazi menshi, wicaye muri biro, ashobora kutumva iyo logique. Yumva ko ari ukwiriye kunywa amazi menshi kubera ko yari arimo aragira inka cyangwa ahinga. Ariko wowe ushobora gukenera menshi, ubwonko bukonsuminga cyane kurusha body. Hari ufata imbaraga rero nko muri icyo cyiciro ziri physique. Yego. So ariko uko isi igenda itera imbere, igenda izana izindi opportunities aho umuntu ashobora gukira kandi vuba. Aho umuntu ashobora kugura ikintu ku isoko ry'imari n'imigabane kikaboostinga. Se abantu bashobora kudukubitira mu ivi kuko dufite umutima wo gukira vuba, akazana icyo kintu ari kuduskaminga ahita yayora agenda. Ko twagiye tubibona mbere n'ibyo wavugaga by'abagiye baza. Ariko mwebwe reka nse nuba magaraye ku ruhande rwabo. So we wari ufite umutima wo gukira vuba n'uwazanye iyo projet. So we ababigezeho abakize vuba. So nubwo akira arababashe gukenesha. So wenda agakurikirana irari riri hagati muri mitima yacu ryo kurarikira ubutunzi. Ariko twebwe twaraburarikiye, ariko ntabwo tugeze duhimba uburyo bwo kububona. Noneho we the legend yararikiye ubutunzi, ahimba n'ikintu gituma kigira gute abubona. So niba urarikiye ubutunzi rero ukwiriye kuba mbere na mbere ugira creative. Ubutunzi nshaka, urwego rw'ubukire nshaka, creativity y'ibyo wabigera, nabasha kubibona mbikuyeho. Nkuko u Rwanda rwicaye rukasetinga ruti twebwe muri 2020 mu Rwanda 100% bazaba bafite umuriro, twiha 2020 imihanda izaba bimeze neza. Nese ibyo bintu bagize ngo byavuye ni mu mutwe kuvuga ngo dufite umuriro, ntabwo ari ngo tuzagira umugezi utanga urugomero rw'amashanyarazi. Hari urwaje se muri icyo gihe? Ariko kubera ko abantu bari barimo basetting izo pillars, bari bafite igitekerezo kigomba kwiexposa bitewe the power of mind. Umuntu atekereza irari ryari riri mu bantu basetinze iyo migabane, basetinze izo goals, nizo zatumye tubona u Rwanda twifuza uyu munsi bitavuye ahandi hantu. So niyo mpamvu umuntu ashaka kuba umutunzi, iryo rari afite niruba ryo gushakisha ubutunzi rikwiriye kuba rihimba, rifite ubushobozi bwo guhimba akazi n'inzira zo kukabona. Yego. Rero kuko hari ubu ufite iryo rari ryo gushaka amafaranga, akemera agahimba ikintu cyo mubafi kandi akabigera nk'iki ngiki cyaye nk'ibyariye abantu byitwaga bya supermarket. We rafite irari ryo gutunga amamiliyoni, avuga ati ko byagenda bite, hakahita akoresha programming yize, akaza n'injuga akaza akagutera tayari we arangije kugera ku ntego. Ahubwo ikibazo we nuragera kuzawe, you have to create ikintu gishyashya nawe cyatuma ubona amafaranga. Muri urwo ruhurire rwo guhimba ibitekerezo niho tuzagenda tubona imirimo myinshi cyane ifitiye igihugu akamaro. Hanyuma ko bavuga ko abantu babigiyemo bwa mbere ibintu nk'ibyo bya supermarketing iyo bikiza bo bakuramo yabo, atari n'uwo initiator, atari n'uwo wazanye icyo gitekerezo, ngo ababigiyemo mbere rwose bayakuramo, mu gihe we bazanye nyuma ugenda rwose bakakurya. Reka mbivuge mu buryo bubiri. Business yose iyo igiyemo bwa mbere uba uri monopoly, uba ufite amahirwe menshi yo gukira igihe sosiyete yabanje kuyumva. Icyo ngicyo cyo abantu bacyumva. Nimba baravuze bati Dr Kanimba ararwaye mabyaza, ntabwo ariko ari mubyaza, ariko ni fame, niwe waje muri ibi bintu mbere before, umuntu wese katagira attention. Ariko uyu munsi dufite abandi bantu bashobora kubikora, ariko kuko yabigiyemo mbere birashobora no kumusova no mu gihe ahuye na case imusaba amafaranga adafite, yanabikuriyemo ubu fame. Sibyo? Uwashinze Forex biro ya mbere yavunjaga amarivre sterling, nawe nuko nguko biba bimeze. So buri business yose rero umuntu agiyemo mbere agira amahirwe yo kuba yayikiriramo. Hanyuma rero abaza nyuma, n'ubundi abaza nyuma, n'umucuruzi wa miti wabayeho mbere yarakize, n'umumotari wabayeho mbere yarakize, uwaje nyuma, abaza nyuma baza ari benshi. Urumva? Muri business yose. Ariko wenda kuri ibingibi bya supermarketing cyangwa se bino bintu bya pyramid scheme, byo abaza nyuma bari risked kuko nta produit ziba zihari hariya bagomba gukoresha. Byo bagomba kwitonda. Ntabwo ari kuvuga ngo nubijyamo mbere nibwo uzakira. Nimba business ari scam,
nuyijyamo aho igihe cyose uzayigiramo uba ufite amahirwe menshi uri umukandida wo kuba wabasikamu. Hari uburyo bwihariye twebwe abaturage twatahura ko ibi bintu ari ibyanyabyo cyangwa atari ibyanyabyo na mbere y'uko inzego za leta zivuga ziti mu byitondere? Rega ibintu byose iyo byabaye haba ari ibyanyabyo, ahubwo ugomba kujya ushaka amakuru n'abantu wizeye baba expert muri ibyo bintu. Uyu munsi ntago natoragura ahantu imbunda ntazi ngo nyirashishe mvuge ngo si ya nyayo cyangwa ni ya nyayo kandi mbibona, no kwegera ababizobereye bakambwira ati iki ni icyanyacyo. Nta buryo buhari kuko yaba business yaba izo leta ya regulating zikaba zemewe n'izitari regulating byose bitangira bitemewe bikarangira byemewe. So abantu ahubwo bagomba gutyaza ubumenyi, gushaka ubwenge ku bintu bashaka gukora. Sinzi hari icyo wakongeraho? Nta kindi nakora, nabwira abantu ngo bakore research zabo, bashaka ubumenyi. Nimba ushaka gushora mu bigo by'imari, shaka abanyemari. Nimba ushaka gushora muri trading, shaka abafite ubumenyi. Muri ibyo bya estate, shaka abafite ubumenyi ku kintu runaka mbere yo kwishora cyangwa se yo gushora ubukungu bwawe cyangwa savings zawe aho hantu. Abafite saving nabo nibazivane aho bazi saving, bazizane abantu bazikoresha babona amafaranga. Kuko gusevinga ntacyo bimaze cyangwa gusevinga nta kintu na kimwe bisobanuye. Iyo usevinze amafaranga uba wimanye kapitali ku wundi muntu washobora kubikora. Si igitekerezo cyiza. Noneho uriya banki iratwiba ivuga ngo saving account iyo muzi savings bo nabo barasora kandi ntago amafaranga basora ava mu kubika amafaranga yanyu, baba bagiye kuyakoresha bakabona kuza gusora. Nese wumbikiye amafaranga nkavuga ko nzasora, utekereza gusorera ko nkubiki, ni ibibazo. Urumva nanjye bagomba kuba mfite ikintu nyakoresha. Yego, abantu rero nibashaka ubumenyi kuri ibi bintu byose. Reka nsoreze kuri koti ya Rwangombwa yavuze ko hari abantu bibaza impamvu abakora ubu bucuruzi bemererwa kubukora. Avuga ko ari ibintu bigoye kurwanya kuko bikorerwa kuri internet ku buryo bigoye kubikurikirana. Ati niyo tubamenye polisi na RIB ikabakurikirana, hari ababa baramaze guhomba amafaranga yabo. Ibintu byose ko by'ikoranabuhanga twese turi bashyashya muri iki kinyejana. Turi bashyashya muri iyi si ikoranabuhanga. None se umupolisi wagize ngo uretse kuba afite imbunda yaguhamya icyaha gute atazi imashini, atazi aho wabikoreye, wavuga ati nakoze ibikize? Urumva? So mbere na mbere abantu bagomba kumenya ko leta nabyo igifite umuzigo wo kubigenzura. Bivanye nuko abakozi leta ikoresha baba bafite ubumenyi buke kurusha ababikora. Bamwe na bamwe. Yego. Abahakazi bashobora kwiba abantu bashinzwe ibyo kuko babarusha ubumenyi. So ni field nshyashya twese turabashyitsi, ubwo akaruta kandi karakamera. Niyo mpamvu abantu bagomba kuba maso. Hari igihe tujya twumva ngo abahakazi bagerageje kwiba banki nkuru y'igihugu. Baranaziba amafaranga bakayajyana. Bagerageje kwiba banki runaka hano mu Rwanda. Cyane rwose. Ngayo nguko reka dusoreze hasamu, reka tuzahure muri weekend tuganira kuri ya topic irebana na religion n'iyobokamana. Tuzayibaganiriza tunayihuze n'ubukungu abantu bagubwe neza. Yego, hari imirongo yo muri Bibiliya imwe n'imwe itubwira ngo hahirwa abakene mu mitima, kandi akavuga ati uzakene ibindi ariko ntugakene umutima. Si iby'i Rwanda, nta muntu wakennye umutima tuba yarangiye. Tuzabigarukaho. Abakoze cyane Sam. Yego, murakoze. Mwakoze namwe abadukurikiye, tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Iyo habaye ibiganiro murabibona, murabizi, mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare